abantu batazi wakwibaza ngo ibyo bintu abantu batazi ni talents ni yanga agiye kukubwira kuri University. Mbere yuko mvuga ibyo bintu nagize ubwiru muraho neza kuri University. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu nabigize ubwiru tutangira mu video. Ibintu bitanu buri muntu agomba gukora buri gitondo. So wakibaza ibyo bintu bitanu tugiye kurebera hamwe umuntu agomba wese ugamije iterambere agomba gukora buri gitondo. Se wifuza kubimenya andika muri comment uvuga ati tubwire ibyo bintu bitanu. Yandikamo muri comment ijambo rimwe yego. Ibintu bitanu buri wese ugamije iterambere agomba gukora. Ikintu cya mbere banza ushimire kuba uriho. Icyo kintu cya mbere ugomba kubanza gushimira. Ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Igihe ubyutse ufite umwanya ushimira Imana cyangwa utekereza ikintu kibi cyiza ufite. Start the day with the gratitude. It strengthens your mind to focus on abundance. Start the day with gratitude. It strengthens your mind to focus on abundance. Icyo bivuze kandi umunsi wawe utoza ubwonko bwawe ibitekerezo byawe utumbira abundance. Bisa nkaho ntitukaniza iri jambo ariko abundance niba iri jambo uzi icyo risobanuye cyangwa comment uvuga ati risobanuye iki kugira ngo ndebe ukuntu iki tuba turi kugendana gatanu kuri gatanu. Ikintu cya kabiri tegura neza umunsi wawe. Andika ibintu guhera kuri bibiri kugera kuri bitatu by'ingenzi uzakora uwo munsi. Ujya wumva abantu bavuga plan your day. Tumva abantu bavuga plan your day. All the day we're planning. Abantu baravuga ati tegura umunsi wawe cyangwa umunsi wawe uzawutegura. Mu kinyarwanda cyiza nicyo bishatse kuvuga. Plan your day. All the day we're planning. Ikintu cya gatatu gira umwanya wo kwiyungura ubumenyi. Iki kintu cya gatatu ni ingenzi. Umusore, umutegarugori, umukobwa wese, umusore. Gira umwanya wo kwiyungura. Usome ibitabo, wumve ibiganiro nk'ibi bituma uhindura imitekerereze yawe, bituma urushaho kugira impinduka mu buzima bwawe kuko ni nacyo dushaka mu buzima bwawe ko ugira iterambere. N'iryo terambere ry'amafaranga ariko mu bitekerezo uri clean. Ugatekereza bibi, ugatekereza neza. Muri the course of life y'uyu munsi tukurira kuri bya bintu bitanu natangiye nagize ubwiru ariko aka kanya ntabwo bikiri ubwiru kuko ngira ngo buri wese uri kumva iki kiganiro niba ugeze kuri uyu mwanya wumva icyo kiganiro kanda like kandi subscribe niba uri mushya. Nawe niba usanzwe uri uwacu uri umuryango ndagushimiye cyane kandi wakoze kutugirira icyizere. Dukomeze ikintu cya gatatu cyane kuva gira umwanya wo kwiyungura ubumenyi. Soma ibitabo, wumve podcast cyangwa ikintu gito ariko cyagufasha iminota 10 itaha
cyagufasha mu minota 15. You can change your mindset. 15 minutes can change your mindset. Minota 15 ushobora guhindura ubitekerezo. Ikintu cya kane rero twakomeje ongera utekereze ku ntego zawe. Subiramo za ntego zawe uhora wifuza, wongere uzitekerezeho aho ushaka kugera. Niho bigomba guhora mu bitekerezo byawe. Za ntego zawe zo zigomba guhora zigaruka mu bitekerezo byawe, aho guhora wumva ufite icyaka, ufite inyota, kumva agacupa kagize. Hari abantu bakunda agacupa ku buryo batanasiba no kukagendana cyangwa no kukarara, ariko muri iyi minsi ari byo usanga bisajije urubyiruko rwacu. Ariko abantu bakurikira kino kiganiro ndabizi bari abajene, bari so clean kandi bari so genius, baba ubwenge cyane, kuko umunyabwenge yaraje kwicamo azi ibyo ari byo n'ibyo aje kuhakura, kuko hano aba agomba kuhakura ikintu cyiza cyamuteza imbere. Hari impamvu icyo kiganiro giteze amatwi, hari impamvu wasimbutse ibindi bintu byose ukaza hano, nuko iki kiganiro ni nk'umuhamagaro, hari icyo Imana iguhamagarira kumva binyuze muri iki kiganiro. Imana ikanyuzamo ibi bikanyura kuri platform ya Swing Vibes TV, kugira ngo ubashe n'ubutumwa nk'uko nje kukubwiriza, nk'uko waba ugiye mu rusengero, nk'uko waba hari ubwo abantu baba babuze abantu bamugira inama. Muri iki kiganiro kiragufasha kugira iterambere, kandi ndabizi neza iki kiganiro kirajya kurangira ubashije gukora mu byawe, kandi ndabizi neza uzanshimira. Andika muri komenti igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ikintu cya kane nyine ni ibintu bitanu ugomba gutekerezaho ugomba gukora buri gitondo. Ongera utekereze ku ntego zawe, aho ushaka kugera, ngo bigomba gukora umutwaye guhoramo bya bitekerezo nyine byawe, viziyo yawe muri ya vision ufite muri mindset. Gira discipline, iki kintu kirakora ahantu hose. Discipline ifasha ukongera guhozaho. Ndabizi mu gihe gito iyo ubikoze uhozaho bikugirira umumaro. Wowe wabitangiye kugerageza, andika muri komenti, wandika ati hari ibintu bitanu aricyo ngiye gutangira gukora kugerageza. Wewe utangira mugatinya kugerageza, don't to try, kugerageza. Ikintu cya gatanu, gira discipline yo gutangira vuba, ntutekereze cyane ngo ubikurizeho. Ntutekereze cyane ngo ubikurizeho. Tangira discipline, niyo ntangiriro y'ibintu byose byiza. Nuko biba biri discipline, ntangiriro y'ibintu byose byiza. Okay, my friends, ndabashimiye cyane kuba mwakurikirana kino kiganiro. Utarakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujyane muri uru rugendo rw'ubuzima n'iterambere. Urimo uracikwa, nakwifuriza kurayikunda kino kiganiro, kwisharinga ku bantu ukunda.